ukabibona asa nk'uwikanze. Rero hari n'abagore batazi kurekura amavangingo, abo nabo si uko batayagira, ahubwo nuko batazi kuyarekura. Ni ibintu bibiri bitandukanye. Ushobora kuba ufite amavangingo ariko utazi kuyarekura. Wowe wayumva ukikanga ko ugiye kunyara ku buriri kandi uri mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina. Rero ntago ari ukunyara ku buriri, kuko burya igitsina cy'umugabo kikurimo ntiwabasha kunyara bisanzwe, kereka ari ibintu washyizemo tekinike. Kandi ikindi mugomba kumenya ko amavangingo aturuka ahantu hatandukanye n'ay'inkari zisanzwe zituruka. Amavangingo aturuka mu kobo kari ruguru hafi ya rugongo, kunyara byo mwese aho munyarira murahazi. Rero ni ukuvuga ngo wowe mugore niwumva hari impinduka ibaye mu mubiri wawe, ukumva ushatse nko kunyara kandi uri mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina, iyoroshye umubiri, icyo ni kimwe. Nurangiza usubiza umwuka hasi. Ni ukuvuga ngo hari abagore bumva ko bagiye kurekura amavangingo ariko bakikanga ko bagiye kunyara. Ni ukuvuga ngo rero ntago byashoboka ko wanyara nyine bari kukurungura. Wowe niba ubyumvishe ukumva ko hari ibindi bintu bikwirutse mu mubiri udasanzwe umenyere, kuko umugore ugiye kunyara aba asa yumva nkaho ari amashanyarazi amwirutse mu mubiri. Icyo kintu rero niba ucyumvishe, iyoroshye, woroshye umubiri wawe, wiregeze nyine ku buryo n'umugabo ashobora kuguterura akumva aragushoboye kandi wenda ufite ibiro byinshi. Nurangiza use nk'usubiza umwuka hasi. Ni ukuvuga ngo kuri iyi ngingo ushobora kwibaza ngo mbese ndasubiza umwuka hasi gute? Ni nko ku mugore wabyaye, we arahita abyumva. Nk'iyo kwa muganga akubwiye ngo sunika umwana azi, hari uburyo usunika usubiza umwuka hasi. N'amavangingo rero iyo utaramenyera kuyarekura cyangwa bitaraba muri wowe ngo bijye byizana utabihatirije, mu gihe wumva ko icyo kintu kibayeho, hari impinduka wumvishe mu mubiri, sa nk'usubiza umwuka hasi, byanze bikunze amavangingo ari buze kuboneka.